Haye basi, reka nongere mbahe ikaze hano kuri channel yanyu. Muracyari kumwe na Bozi Amani. Banza unkandire subscribe niba uri mushyashya hano kuri channel yacu. Kanda like, jya muri comment washyiramo igitekerezo, icyifuzo cyangwa ikibazo. Nuko dutangiye igice cya 24 ku nkuru yacu. Turacyari kureba high school love story. Dutangiranye Khalifa na Diane. Murabyibuka neza naha twari twasoreje. Khalifa yaje kuba yafasha Diane kuba yakumva ibyabaye. Yaje kumwihanganisha. Yaraje aramubwira ati Diane, uyu munsi ikirere kimeze neza, waza tugasohokana tukagenda tukitemberera, tukaba turyoshya, tukareba ko uyu munsi byibura wakibagirwa ibyabaye. Ati sibyo Diane, gerageza byibura ndakwinginze unyumve, ndatekereza ari byo bintu bishobora kuba byagufasha uyu munsi. Dutembere, tugende, ndagerageza ibishoboka byose nkwibagize ibyabaye, ibyakubayeho byose ndabizi uri bubyibuke. Nuko Diane yaramurebye arangije abwira Khalifa ati Khalifa, ati byose byandangiranye, ese uratekereza ko hari ayandi mahirwe ngifite? Byose byarangiye, ntabwo urimo kubibona Khalifa? Ndabigira nte? Ati nazo wana ubu byarangiye ibyanjye nawe. Khalifa yaramubwiye ati Diane, mbabarira byibura basi unyumve, ndi hano ku bwawe, ese ntabwo ubona ko mpora hangaho ku bwawe? Witekereza ibindi byose, wikiyumvisha ko uri wenyine, ndahari kandi mpora hangaho ku bwawe, nzanahohora ibihe byose, we ntugire ikibazo. Diane, ntabwo uri we wasebye wenyine, erega nanjye bansebeje. Kuba umuntu yagufasha akajya kugusebya bigeze hariya, nanjye yansebeje. Diane, ndakwinginze gerageza unyumve, nakora buri kimwe cyose, urabizi ko ndi umuntu ugira agasuzuguro, urabizi ko niyemera mu kigo, ndirata, ndi umwirasi. Mu kigo cyose nta muntu utanzi ko nirata, ariko tekereza ko nasebye kuri uru rwego. Tinasebye Diane, namwaye birenze uko bitekereza. Buriya nta wundi muntu wigeze umwara nkawe, ntabwo wigeze umwara nkuko namwaye. Diane, ndakwinginze nyumva, basi nakora buri kimwe cyose. Niba nabishaka nagenda nkanafata kagakobwa kanjye nkajya muri piscine, tukajya muri piscine nkirirwamo nambaye ubusa umunsi wose ndi kogana na kariya gakobwa kanjye. Abanyeshuri bose babibona, najya muri piscine y'ikigo bose bakabibona. Ndatekereza ko ibyo ndamutse mbikoze bishobora gutuma bibagirwa ibyabaye byose. Ariko byibura Diane, ndakwinginze byibura basi unyumve kandi ntiwumve kuri wenyine. Diane yaramubwiye ati Khalifa, ati byanjye na Zoani byarangiye. Ubu Zoani nta nubwo azongera kuba yabasha kuba yareba mu maso yanjye, ntabwo azongera kunyemerera kuba yahagarara imbere yanjye byibura. Byanjye byarangiye, ntago Zoani twaba tukibanye. Zoani ntabwo yaba akinkunze. Khalifa byaramurenze, ni ibintu bibabaje cyane. Khalifa aragerageza ibishoboka byose akamwereka ko amwitayeho, ariko ari gutekereza Zoani. Nuko Khalifa yaramubwiye ati Diane, witekereza muri ubwo buryo, uramfite Diane, Zoani wiguma kumutekerezaho. Urabizi mpora hangaha kandi nzagukorera buri kimwe cyose, nzakwibagiza buri kimwe cyose. Aka kababaro uri gucamo Diane, ndagusezeranya ko, ndakwizeza ko tugafatikanyije ibyo uri kunyuramo byose ndi kumwe nawe. Diane ati oya Khalifa, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Ese ntabwo ubasha kuba wanyumva Khalifa? Nta rundi rukundo nigeze. Ati Zoani niwe rukundo rwanjye mu buzima bwanjye bwose, nta wundi muntu nifuza, nta n'undi muntu nigeze nkunda, ni Zoani wenyine. Khalifa, ndabizi uranyumva, niwe muntu ushobora kuba byibura wanyumva muri aka kanya. Diane yakomeje kuba yabwira Khalifa ati Zoani niwe muntu nakunze cyane kandi nta wundi muntu nifuza kuba nakunda mu buzima. Khalifa byaramurenze, yabuze icyo avuga. Khalifa byaramucanze, byamurenzeho. Diane yamubwiye ati Khalifa, byibura basi ndakwinginze unyumve kugeza muri aka kanya, ntube wandenganya, ntuntekereze nabi. Suko nkwanga, ariko Zoani niwe rukundo rwanjye mu buzima bwanjye bwose, nta wundi muntu nifuza, niwe muntu nifuza mu buzima bwanjye. Ariko byose byazambye, byose, imipango yanjye yose yangiritse. Sinzi ukuntu ngiye kuba nabyitwaramo kugeza muri aka kanya. Khalifa byamubanye ikibazo, arakunda ntabwo akundwa, ni ikibazo gikomeye cyane. Diane yarakomeje agenda avuga ati Zoani koko tuzahuza gute? Ni gute ibi bintu ari njye byaje kubaho? Mu kigo cyose cyuzuye abantu ibihumbi n'ibihumbi, ni gute ibi bintu ari njye biza kubaho? Kubera iki biba ari njye bizaho? Ako kanya
telefone Diane yarasonnye. Telefone ikimara gusona yahise yishyira ku gutwi. Divine niwe wari umuhamagaye, yaramubwiye ati Diane, none aha ngaha aho uri hose ibyo urimo byose bubiretse, garuka nonaha kuri cya cyapa bamanikaho amatangazo y'ikigo, ngwino urebe ibihabereye. Ako kanya Diane yasubiyeyo yirukanka. Sinzi inkuru bamutumirijeho, hari amakuru ashyushye bamubwiye ahari ngo naza agaruka arebe ibyahabereye. Ako kanya Khalifa yaramukurikiye, baragarutse basanga hamwe bamanika amatangazo hari hamanitseho za mpapuro zose zikimanitseho, abanyeshuri bose bahahuriye barangije ati Diane dore nguyu yaje. Divine na Cadette bari bamutegereje bishimye. Diane yaraje, ageze aha ngaha yikanzemo. Diane yaratunguwe, sinzi icyo abonye. Yaritegereje, aritegereza neza, yitegereje kuri taburo hari yanditseho ngo ndagukunda. Bati ubuzima bwanjye bwose nabumazeho ngukunda. Ati se ubundi bitwaye iki kuba waba warankunze? Uwamanitse ibingibi aha ngaha yiruhirije ubusa, ahubwo yankoreye umuti. Uwabimanitse ibingibi uwagutamaje yankoreye umuti, yiruhirije ubusa, yaruhiye ubusa, kuko n'ubundi nanjye ndagukunda. Diane yarasetse. Diane yarakomeje aritegereza. Mwibuke neza cyagiye dusoza episode, Zoani yaramaze kwaka ikaramu, ati ninde muntu ufite ikaramu antize ikaramu ngira utuntu nikorera. Zoani yanditse hano amagambo y'urukundo. Yarebye amagambo yose Diane yari yaramwandikiye kuva bakiga segonderi. Arangije nawe araza, yahise amushyiriraho igisubizo. Yamenyeye ko aha ngaha hano kuri taburo y'ikigo, taburo bamanika amatangazo y'ikigo, niho yamenyeye ko Diane yamukunze, nawe niho yamusubirije. Ku kanya Diane agihagaze aho ngaho, hari uturutse inyuma ye n'agakweto keza, agakweto k'umweru. Yaraje amuza inyuma, arangije arahagarara. Nta wundi ni Zoani. Diane yatwawe arimo guseka. Zoani yaturutse inyuma. Zoani nawe yari afite akanyamuneza karenze, yari afite ibyishimo byinshi cyane. Akigera aha ngaha Diane yaramwumvise. Diane arangije, Diane yarahindukiye gahoro gahoro, afite ubwoba bwinshi. Yarahindukiye yitegereje neza, asanga ni Zoani. Kurikira neza agasobanuye kacu, filime igiye yaryoha. Rwa rukundo mwaje gushaka hano mugiye kujya mwarubona noneho. Ako kanya Diane yarahindukiye aramwitegereza. Yaramurebye ati Zoani umeze neza? Zoani yaramurebye, arangije aramwenyuramo ati meze neza cyane. Arangije yaramubwiye ati Diane, ati ibyabaye byose ntabwo njye binteye ikibazo. Ati Diane, baravuze ngo wangiriye crash. Ati none se ko nanjye nayikugiriye. Ati se ubundi kosa ririmo aho ngaho ni irihe? Wowe warankunze nanjye nkaba naragukunze. Ni irihe kosa ririmo? Ni irihe kosa wakoze Diane? Diane amarangamutima yaramufashe, emosiyo zarazamutse atangira kurira. Byaramutunguye. Zoani yaramubwiye ati Diane, mu buzima bwanjye bwose nabayeho ngukunda. Maze igihe kinini cyane, kuva kera cyane, kuva nkikumenya. Naragukunze kuva kera cyane Diane, kuva tukiri abana, kuva tukiga muri gardienne, tukiga muri maternelle, twiga na primaire, muri segonderi, hose kugeza n'uyu munsi naragukundaga. Ati Diane, mu mutima wanjye harimo indege. Iyo ndege nta yindi, ni wowe uyitwaye. indege iri mu mutima wanjye, Rwandeya, mu mutima wanjye harimo Rwandeya. Zoani ngo mu mutima we harimo Rwandeya. Ati Diane niwe uhora yitwaye. Ati iyo ndege ihora izenguruka mu mutima wanjye. Ati Diane, ndakubwiza ukuri ko mu mutima wanjye, mu buzima bwanjye nta kindi kintu cy'agaciro kirimo. Uramutse uvuye mu mutima wanjye nta kindi kintu cyasigaramo. Ni wowe wenyine mfite mu mutima wanjye. Nta n'undi muntu nzigera nshyira mu mutima wanjye, nta n'undi wigeze yigera mu mutima wanjye. Wabaye mu mutima wanjye kuva igihe nakumenyeye kugeza n'aka kanya, uracyari mu mutima wanjye. Sinzi ikintu nakora, sinzi uburyo nabaho mbaye ntagufite. Ubuzima bwanjye bwose ni wowe nifuza kuba nabuharira Diane. Ntabwo niyumvisha uburyo bishobora kuba byagenda uramutse ubaye udahari. Ubuzima waba urimo sinzi ko bwaba busobanuye, sinzi ko bwaba busobanutse. Ubuzima waba utarimo nta gisobanuro bwaba bufite. Ubuzima ntabwo bwanryohera ntagufite Diane.
Diane byaramurenze. Zoani ntabwo nari nzi ko afite imitoma ingana gutya. Amaze iminsi arepeta mubyibuke, amaze iminsi ari gusoma ibitabo, yari gusoma ibitabo by'urukundo, uburyo agomba kuzarabura Diane akamubwiza ukuri ko yamukunze. Diane byaramurenze, yaramwenyuye. Zoani yakomeje aramubwira ati, Diane, mu mutima wanjye niho honyine nifuza kuba nagutuza, ntago nifuza kuzigera ubamo, sinifuza ko wavamo. Yamuhaye ikiganza ati, niba koko nawe wifuza kuba waba mu mutima wanjye ugakomeza kubamo, ukaba wifuza kuba wakomeza kuba umukunzi wanjye, mpa ikiganza cyawe. Diane yazanye ikiganza, araza afata Zoani mu kiganza. Nyagasani, urukundo rwaryoshye. Filime igihe yashyuha, ibuka gukanda like niba warakunze ino filime, jya muri comment shyiramo udutima twinshi cyane, kanda subscribe niba uri mushyashya hano kuri ino channel. Wibuke no gukanda subscribe kuri Apex Rwanda Recaps, tugiye gutangiraho seri nshyashya. Kugira ngo iyo channel yacu yibone nshyashya, reba hano hasi y'ino video uri kureba, urakanda aho ngaho uri kubona udufoto, aho ngaho uri kubona udufoto, kandi ku dufoto urahita ubona Apex Rwanda Recaps, uhita ukandaho subscribe. Diane na Zoani bamaze kwemeranya ko bagiye gukundana. Diane yaramwemereye, ntabwo yigeze azuyaza. Yaravuze ati, sinjye unkoreye umuti unkuyeho unkuyeho umwami yakwiye busiketi, worosoye wabyukaga ati wari waratinze. Yaramuhobeye. Zoani yarakomeje abwira Diane ati, Diane, kugeza muri aka kanya umutima wanjye urawufite, ndawuguhaye wose, umutima wanjye n'uwawe. Ako kanya abanyeshuri bakomye amashyi. Bashabe byaramurenze, ni agahinda gakomeye cyane. Ibaze ko warakrashingiye umuntu ukaba urimo kumureba ako kanya. Ku rundi ruhande Khalifa nawe byaramurenze. Bashabe na Khalifa ni agahinda gakomeye cyane, ni ikiriyo. Kuri Khalifa ni ikiriyo, no kuri Bashabe ni ikiriyo. Mu gihe Zoani na Diane bo bigiriye mu byishimo. Ibyishimo byababanye byinshi cyane. Mwibuke gukanda subscribe kuri Apex Rwanda Recaps. Ako kanya Khalifa yabuze uko abigenza, ahita yigendera. Mwibuke na Bashabe yahindukiye aragenda. Byabaye ikibazo gikomeye cyane. Nuko twagarutse aha ngaha, Diane na Zoani bahise batemberanamo nk'abantu bamaze kwemeranya ko bagiye kuba bakundana. Byanyabyo biri official, mu buryo bweruye bagiye gukundana. Bakundanaga mu ibanga, buri wese atazi ibitekerezo bya mugenzi we, atazi ko mugenzi we yamukunze. Nuko bagiye barimo kugendana, amasoni yabishe. Ikintu kijya kintangaza umuntu yagiye gushaka umuntu ko bakundana, araza ugasanga ikintu cya mbere kimugora cyane, biramugora kugira ngo azagere kuri wa munsi wo kuba yamubwira ati naragukunze, ndetse undi akamwemerera. Iyo amaze kumwemerera, ibintu bihita bisubirira udubi amagambo ahita abura. Bijya bintangaza cyane. Sinzi nimba namwe bijya bibabaho. Mujye muri comment mumbwire. Ngiye byigeze bimbaho umukobwa nari naramusariye ariko si ubu mbivuge ariko reka mene umuceri. Nigeze nkunda umukobwa, ndangije njya kumutereta, ariko nta kintu cyangoye nko kujya kumutereta. Nahoraga kuri pressure, ariko umunsi amara kunyemerera ati nta kibazo dukundane, nahise nkonja, amagambo ahita ashira, kandi imbere nagiraga amagambo menshi none hano Zoani na Diane nuko nguko byagenze. Nuko Zoani yabwiye Diane ati, Diane, se witeguye ko wakundana nanjye? Diane yarasetse aramubwira ati se koko icyo nicyo kibazo wakakwiye kumbaza koko? Ni abantu bishimanye mu rukundo. Zoani yaramwitegereje, arangije ati, Diane, uri mwiza, uri mwiza cyane. Ati, mpa ikiganza cyawe nkwereke. Ati, mpa ikiganza. Nuko Diane yaramubwiye ati, ikiganza? Ati, ikiganza se kubera iki? Ati, urashaka iki? Zoani yaramubwiye ati, ako se, ati nawe ari kugira amasoni. Nuko Diane amasoni yaramwishe, isoni zaramwishe, arangije araza amuha ikiganza. Amasoni yamwishe byamubanye ikibazo gikomeye cyane. Na Zoani yishimye cyane, banezerewe.
urukundo rwatangiye kuryoha. Ubu se si nkaho filime tuyirangije noneho we? Mumbwire muri comment, filime ubu ntituyirangije? Ubu iyi si finale. Ariko iracyakomeza. Nuko Zohani barakomeje baraganira. Diane aramubwira ati Zohani, ntabwo uzi uburyo nishimye kugeza muri aka kanya. Nuko Zohani yaramubwira ati Diane, ariko se ubu se ubitekerezaho gute ukuntu ari we muntu nakunze wenyine muri ubu buzima? Diane ati ubwo se ati nanjye ntabwo mbyumva neza, ariko ibaze ko nanjye ari we muntu wenyine nakunze mu buzima bwanjye. Numvaga ubuzima bwanjye bushobora kuba bwanahagarara mbaye ntagufite. Uzi ukuntu nahoraga ntatekanye kubera wowe, nkageraho umuntu anagufuhira tutanakundana, utarananyemerera, utanabizi ko ngukunda, nkagufuhira nabona umuntu muri kumwe nkumva namuhitana. Ati Zohani, ati shati sinarinzi ko ari uku nguku urukundo rumera pe. Diane yaravuze aravugishwa biramurenga. Nuko Zohani yaramubwiye ati Diane, ati sha nyine ntabwo nabitindaho, yego nibyo ntabwo nabitindaho pe. Nukuri kuba warankunze ndabizi ibihe wagiye unyuramo, nanjye nibyo bihe nanjye nagiye nyuramo, kuko nanjye nari naragukunze cyane. Ariko se Diane, watekereza inshuro zose nagerageje kuba naza kugutereta, nkabipanga bigapfa nkisubira. Ati ibyo bintu wigeze ubitekerezaho Diane? Diane yaramwitegereje arangije aramubwira ati koko se wigeze utekereza nawe kuba wambwira ko wankunze? Zohani yambwiye ati ni inshuro nyinshi nabigerageje kuva tukiga segonderi, nagerageje inshuro nyinshi kuba nashaka kuba nakubwira ko ngukunda, ariko nkabona aho nabihera. Ati se ntabwo ubyibuka inshuro zose nagendaga ngerageza nkagira gutya, sometimes nkaba nanagufuhira ugasanga nabirakayemo. Diane ati ati sha ndimo kugenda mbikurura, ati sha wari warankunze burya koko. Ati ariko si ni gute ntabibonye? Zohani ati sha nyine nubwo nabaga rimwe na rimwe gutya nigize serie nibere mu bintu by'amasomo, ndi busy nkigira nkaho bitandeba, nkaho ntanabyitayeho. Ati buriya nagutekerezagaho cyane pe, narakuzirikanaga, naguranaga mu mutima. Ati Diane, kugeza muri aka kanya ndishimye cyane, ibyishimo byandenze, ibaze ko nabuze n'amagambo yo kuvuga. Ati none se ati urabona mfite za mpapuro zose nazizanye bari bamanitse, ubu ngubu ngiye kuzijyana. Izi mpapuro zizaba urwibutso rw'urukundo rwanjye nawe, nta nubwo ndagisoma cyose. Kiriya gitabo wari wakoze ntabwo ndagisoma cyose, iriya diary sindayisoma yose, ahubwo izindi mpapuro ziburamo ndashaka uze kuba wazinzanira kugira ngo zose nyene ziterateranye, noneho nongere nkore igitabo bundi bushyashya kugira ngo tuzajye tugisoma. Iki kizaba igitabo cy'amateka, n'abana bacu tuzakibereka bazajya bagisoma, n'abuzukuru tuzagira bazajya bagisoma. Diane, ndifuza ko iki gitabo kizaba souvenir y'urukundo rwanjye nawe, tuzajya tukiganiraho, yewe n'abantu bashobora kuzajya baza kudusura, baje kureba, baje kwiga ku by'urukundo rwanjye nawe, tuzajya tubahereza iki gitabo bagisome. N'abandi bana bose bifuza kuba bakiga urukundo, bifuza kuba bakunda, iki gitabo tuzakigira igitabo cy'amateka, tuzakoramo igitabo tuzacuruza, ndetse abantu bose bakazajya bakigiramo urukundo. Diane byaramucanze. Diane ari kumva ibintu Zohani ari kumubwira byamurenze. Diane yarangije abwiye Zohani, ako Zohani, ati ese ndi mu nzozi? Ati ndi kumva wagira ngo ndi mu nzozi. Zohani yambwiye ati oya ntabwo uri mu nzozi. Twagarutse muri Doro. Divine na Cadette bari bahoberanye. Cadette akajya abwira Divine ati Diane, nakugiriye crush, abantu baravuze ngo nakugiriye crush. Ati se hari icyaha kirimo ko nanjye nagukunze? Ati icyaha wakoze ni ikihe? Divine nawe ati se ubundi ni iki cyatuma tudakundana? Ninde uzongera kudutanya? Ati naragukunze cyane. Bari barimo kwigana uko Zohani na Diane bari bameze cya gihe Zohani ari kubwira Diane ko yamukunze cya gihe bahoberanye. Nuko Diane yarabitegereje ngo ariko mwadukobwa mwe muri mu biki? Ibyo ni ibiki muri mu mwadukobwa mwe? Ati mana, ati muri cyo kuntera isoni. Diane isoni zaramwishe aragenda. Bari barimo gutera joke, bari barimo gutera blague, bari kublaga ku kiganiro Diane yagiranye na Zohani cyagera arimo kumubwira ko yamukunze. Nuko baraje Diane aricara, barangije ati ese Diane, ati biriya bintu, ati buriya wari urimo kubyumva gute? Ati Zohani ahise akureka aka kanya. Nuko Diane yababwiye ati Zohani agiye muri classe, ati yego twagiranye chill, nta ribi twahuje, ariko agiye classe. Nuko Cadette yaramubwiye
ati ariko mana yanjye, ati abanyeshuri b'abanyabwenge, ati cyokora ntibajya bahinduka. Ati aka kanya ari gutekereza classe, ati iyo nza kuba ari njyewe umva nari kuguhobera nk'umunsi wose, nta muntu wari kukunjyana, nta muntu wari kukuvana iruhande rwanjye. Ati none we ngo yigiriye classe, ati haha sha abanyabwenge nyine bahora ari n'abanyabwenge tu, baba ari abahanga buri gihe. Aracyatekereza classe, ati shumba, ati ayo mahirwe yoza kuba ari njyewe, ati nari kukwirirwana umunsi wose tukirirwa dutemberana. Diana ati ariko Cadette wajya ureka gukabya, ati none se aturumva urukundo ari rwo rwari gutuma areka kujya kwiga. Ati none se nimba afite inshingano agomba kuba yakurikirana zo kwiga, ubwo urumva yagombaga kuba yazihagarika? Oya, ati ntabwo yagombaga kuba yazihagarika. Ngo Divine yaramubwiye ati Diane, ati shati umva, ati nimba ari umuntu uri muri jackpot ni wowe, ati ariko ibaza ukuntu Zoani yaje akakubwira ko yagukunze, none akanabivugira imbere y'abantu bose, ikigo cyose, kaminuza yose ihagaze, bose barimo kubyumva. Ati nta nubwo ari ibanga, nta nubwo igeze agira isoni ngo abe yabihisha. Diana ati shati niwo munezero wose mfite, ati pe, ati nanjye yantunguye. Nuko Cadette yarambwiye ati Diane, ati shati yewe nyine uyu munsi, ati uyu munsi ni ibyishimo, ati ariko ati ibyishimo byose bijya biza biherekeranye n'agahinda. Cadette yarababwiye ati Diane, ese mwabonye agahinda Khalifa yari ari kurebana? Ati uziko namurebye yarahagaze wenyine ku ruhande uri wenyine arimo kubitegereza, yarebanye agahinda, yarari hafi kuba yarira. Ati namurebye numva agahinda karanyishe. Ati nukuri shati byari bibabaje nukuri, ati yarateje impuhwe. Nuko Divine yahise abwira Cadette ati ariko se Cadette, ati wizana iryo zina rya Kalifano ntago dushaka kuryumva wana. Nuko Cadette yaramubwiye ati none se Divine, we kumbwira ngo simvuge Khalifa, wowe ejo ntago wari uri kuvuga Bashabe, none se ubundi bitaniye hehe? Nimba mvuze Khalifa, wowe ukaba waravuze Bashabe ejo, kubera icyo wumva ko ibindi umuntu yabitaruka? Bitaniye hehe? Urumva bitaniye hehe? Diane ari kubumva yabihoreye. Barangije nuko Cadette yabwiye Divine ati ese ushobora kuba wataruka ibyo kurya by'uyu munsi ngo kubera ko ejo wariye nijoro? Ati oya, ati ibintu biba bigomba gukurikirana ku murongo. Kwagarutse aha ngaha hari wari uyicariye bisa naho yisindiye, yaraje yicara aha ngaha bisa naho yari amaze gusoma za mpapuro zose. Ni Puzzle arimo kwinywera utuyoga. Puzzle byamurenze kuva wa munsi Yola amubwira ko yamukunze, na n'ubu ngubu ntabwo barongera kuba bahuza. Ari kunywa amayoga kuva wa munsi, na n'ubu ngubu amayoga aracyayanywa. Nuko mu gihe akiri aho ngaho, aho hirya Yola yaturutse aho hirya aza yirukanka, bisa naho Yola hari umuntu ushobora kuba yamubwiye ko Puzzle ari kunywera amayoga aha ngaha. Yola yaraje araza asanga Puzzle aha ngaha, arangije aramubwira ati Puzzle haguruka aha ngaha none aha ngaha, ngwino tugende, hari ikintu nshaka kuba nakubwira, ndifuza kuba twavugana. Nuko Puzzle yahise amwiyaka, arangije aramubwira ati ese ni wowe? Nzi ko ari undi muntu. Ati basi, ati ngwino dusangire inzoga, ati icara ngaha dusangire inzoga. Nuko Yola yaramubwira ati Puzzle oya, ntabwo nje aha ngaha kugira ngo tunywe inzoga, ndifuza ko twaganira, hari ikintu nshaka kuba nakubwira cy'ingenzi. Puzzle yaramubwira ati ikintu cy'ingenzi ushaka kuba twavugana ni ikihe kiruta kuba twakinywera inzoga nkisindira? Ko nshaka kuba nakisindira. Atariko wambwira nicyo ushaka kuba wambwira? Nuko Yola yaramubwira ati Puzzle mbabarira uhaguruke tujyane. Nuko Puzzle yaramubwira ati sha, ati Yola ntabwo nari nzi ko mwampinduka bigeze aha ngaha. Ati ejo twari turi gusangira turi batatu, njyewe nawe na Diane turi gusangira uwa batatu turasinda, ariko uyu munsi ntunguwe no kubona ko isi ishobora kuba yahinduka umunsi umwe, ugasanga ibyari byose isi wabagamo yahindutse, ukagaruka usanga yabaye iyindi si, ugasanga yabaye nk'uwundi mubumbe. Nuko Yola yaramubajije ati se Diane wamukundaga cyane byo gupfa? Puzzle yaramubwiye ati ntabwo mbizi neza, ati sinzi niba namukundaga byo gupfa. Nuko Yola yaramubwiye ati Puzzle wambabarira base ugahaguruka tukajyana, nkari kubwira ikintu ndi kugushakira. Puzzle yaramubwiye ati Diane, ati ibintu Diane nkoze ntabwo bibaho, ati ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kuba yahinduka nk'ikirere byihuse.
umwanya umwe ukabona izuba ririmo kwaka, mu kanya gato ugatungurwa no kubona imvura iri kukunyagira kandi wari uri kota akazuba. Ati Diane, ibintu nkoze ntabwo bibaho. Ati Diane atashobora kuba wenda agaragara nk'umuntu wa fake w'amafuti, ariko nanone Diane ni umuntu w'icyubahiro. Ati buriya ndamwemera cyane. Diane twariganye kuva tubana muri segonderi, yewe na materineri twarayiganye, n'aka kanya turi kumwe muri university turi kwigana. Twarakuranye mu buzima bwo muri quartier iwabo duturanye, kugeza na n'ubu ngubu tukiri kumwe. Natekerezaga ko wenda namara gukura azabibona ko namukunze, byibura tukaba twakundanaga. Numvaga ko ari we muntu tuzakundana ibihe byose, nta undi muntu ushobora kuba yamunjyana. Ariko ndebere kugeza muri aka kanya natunguwe no kumva yaragiye agasarira Zoani. Turiya mushenzi wigeze nk'aho ari umunyabwenge ngo ahantu hose, no mu rukundo ngo yigize umunyabwenge. Atari ku ikintu kimbabaje Yola, ntabwo ari ibyo bimbabaje. Yego ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo bimbabaje. Ngo Yola yaramubwiye ati Pazo, ariko ni ibintu twagakwiye kuba twaserebura kuba Diane yabonye urukundo yifuzaga. Nuko Pazo yaramubwiye ati yego nanjye ndabyumva, ntabwo mbihakanye, ni ibintu byo kuba umuntu yakishimira. Yego Diane nta nubwo mwanga, ariko nanone ntabwo binejeje kuba akundanye na Zoani akamundutisha. Nuko Yola yaramubwiye ati Pazo, mbabarira byibura ibyo bintu wiguma kuba wabivugaho, urabizi ko bose ni inshuti zacu, wiguma kuba wabitekerezaho. Nuko Pazo yaramubwiye ati sha Yola, we ntabwo ubizi, ibazwe kuba warakunze umuntu kuva mukiri abana, ugakora ibishoboka byose, ukarwana intambara zose zibaho, ariko ukaza kumva ngo yakunze undi muntu. Birarenze. Ati none ikintu kimbabaje cyane nuko yaragiye agakunda Zoani. Ati nicyo kintu kimbabaje cyane, akajya ahora amundutisha. Yavuze ko ndi igicucu, ko nta kigenda cyanjye, ko nta kintu na kimwe nabasha kwikorera, none andushitishije Zoani. Ati buriya se Zoani niwe wandusha ibintu byose. Yego ashobora kuba andusha muri class, ariko hari ibindi nanjye namurusha. Ati siho honyine, siho kuba andusha muri class siho honyine yakitwaza ngo avuge ko yandusha buri kimwe cyose. Oya, kibirambabaje cyane. Nuko Yola yaramubwiye ati Pazo, wagakwiye kuba wabyumva, ibi bintu byose bibaho, nta kintu kibaho kidafite impamvu, kandi buri muntu wese aba afite umuntu akunda ndetse akagira n'umuntu umukunda, ndetse buri muntu agira uwo bazahuza. Ati Pazo, ibyo bintu biguma kubitekerezaho, mbabarira basi uze tugende, sibyo? Nuko Pazo yaramubwiye ati oya Yola, nta kindi kintu nifuza, ndifuza ko twisingira, reka dukomeze twisangirira inzoga, niba udashaka basi wigendere, unsige undeke nkomeze ninywera inzoga wana. Ati Yola, genda basi niba udashaka ko dusangira amayoga, n'ubundi isi yanyikaragiyeho, ibintu bihindutse ku munota umwe. Ati ibintu ntabwo siniyumvisha ukuntu isi ishobora kuba yahinduka mu munota umwe, mu munsi umwe ngashiduka ubuzima narimbayemo bwose bwahindutse. Yola yaramubwiye ati Pazo, mbabarira basi, ndakwinginze nk'umuntu wawe, nk'inshuti yanjye, ndakwinginze basi nyumva, reka tujyane. Pazo ati oya Yola, ntaho ndi kujya pe, njye ndashaka kuba nakinywera amayoga gusa, ndashaka kwisindira, nta kindi kintu nkeneye. Nuko Yola yaramubwiye ati ntabwo ndi bugusige aha ngaha Pazo, ntabwo ngusiga. Yola yamufashe akaboko aramukurura, yaramubwiye ati Pazo tugende, ntabwo nagusiga aha ngaha, ibi bintu by'amayoga bivemo, ibi bintu ni ububwa, tugende nkujyane. Nuko Yola yamufashe akaboko aramujyana. Yola yaramujyanye, baragiye bageze aha ngaha. Pazo ati uri mubiki? Nuko Yola yakomeje gukurura Pazo yifata ku maso. Bari bamuzanye muri toilette z'abakobwa, yagize isoni, ntabwo yashakaga ko ari umukobwa umubona. Arangije ati Yola, wunzaniye iki aha ngaha? Nuko Yola yaramubwiye ati tuza none aha ngaha nkubwire icyo nkuzaniye aha ngaha. Ati ni ibiki? Pazo aracyafite amasoni. Ati Yola, urabizi kwingize ari toilette z'abakobwa, kubera icyo unzanye aha hantu? Nuko Yola yaramubwiye ati Pazo, twemeranyije ngo iki? Ntiwansezeranyije ko Zoani nidusanga Zoani akunda Diane, uzaza ukarya amabyi, ugafata amabyi ukayarya, warangiza tukagufata amavideo tukayapostinga ahantu hose. Ati ntabwo wabyemeye? Nuko Pazo ati ubwo warunzanye aha ngaha ngo nze kurya amabyi? Ati Yola, atari ko wagiye ubaseri? Ati njyewe? Ati yego narabyemeye, ariko nanone ntabwo byaba. Nuko Yola yaramubwiye ati okay, ati ntabwo ushaka kuyarya noneho,
ati urisubiye se ku byo wari wavuze, ati uri umuntu none utajya uhagarara ku isezerano. Pazo arangije ati mbabarira, ati ibyo bintu wapi. Nuko Yola yaramubwiye ati okay, noneho nizere ko inzoga zigushizemo noneho. Ubusinzi wari uri kwigira ntabwo bukikurimo noneho, ntabwo ugisinze. Nuko Yola yaramubwiye ati Pazo mpuzanyangaha, ntabwo nari mpuzanyangaha ngo kugira ngo uze kurya amabyi, mpuzanyangaha kugira ngo ibyo bintu by'inzoga bibanze bigushiremo, ubwo businzi wari wazanye bwo kwisindisha bubanze bugushiremo. Ati Pazo uri umuntu mukuru, tekereza nk'umuntu mukuru, wikomeze kugenda ngo urukundo rukujyane nk'impumyi, ngo ugende utangire kwica ibintu byose. Uribuka ko ejo bundi mu marushanwa bari bagiye kukujyana, sibyo? Nje bampamagaye ba managers bo muri AGT bampamagaye kugira ngo bakujyane muri la company, bagutraining, baraguhereza imyitozo, bakutoze neza kubyina no kuririmba. Bazagufata bakuzamure, bakagira umustar, baguhereze kontra, utangire ukorera ibiceri mani, ubu umuntu w'umugabo. Pazo uva muri ubwo buntu bw'ubugoryi mani, urukundo rwigenda rukujyane rukugira nk'umusazi. Pazo ati ngo ati none se ati ngerega nemeye kuba nabijyamo ari uko tujyanye, ni gute nabijyamo ndi njyenyine? Ntabwo nabijyamo njyenyine, reka wapi, ntabwo nabijyamo njyenyine. Nuko Yola yamufasha akaboko avuga ati Pazo ariko wagerageje ukanyumva, Pazo gerageze ubu umuntu w'umugabo muri aka kanya. Nta mukobwa uzemera guhagarara imbere yawe uri ikibwa, nta kintu wifitiye, nta kintu urigezaho, wifata amahirwe wari ubonye ngo uyice ubusa kubera amarangamutima. Ntukajye utuma amarangamutima gukontorora. Pazo ndakwinginze mbabarira unyumve bwa nyuma, sibyo? Ndakwemerera nzanaguherekeza, sibyo? Nta kibazo, nubwo ari wowe bazaba bagiye guhereza kontra, nta kibazo nzajya nguherekeza, nimba ari njye gutera motivation, ndabizi ujye ugira courage ari uko turi kumwe, sibyo? Nta kibazo nzajya nguherekeza muri buri kimwe cyose. Siko bimeze, ariko byibura umbabarire wemere iriya offer bagiye kuguhereza. Siko bimeze? Pazo ubu umuntu w'umugabo muri aka kanya, fata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, sibyo? Ndakwinginze Pazo, ndagukunda, ntabwo nifuza kuba nakubona hari ikintu kibi cyakubaho. Sinifuza kukubona uri mu bintu bibi, sinifuza kukubona uri kugenda uzerera aho ngaho, uzerera nka roho mbi, umeze nk'imbobo. Mwana uri umuntu w'umugabo, cakenge, kanguka ariko Pazo. Ndetse ntabwo ubibona? Ati bariya bana bihorere, Diane na Zoani bihorere, bari mu rukundo, nta mpamvu yuko wagenda kwihatiriza ku muntu utagukunda. Pazo gerageza unyumve, Diane kugukunda haragukunda, sibyo? Ntabwo akwanga, ariko nanone hereza agaciro amarangamutima yiwe hari undi muntu yayahereje, ni Zoani. Nta mpamvu yuko wajya kubyivangamo, sibyo? Ndakwinginze gerageza unyumve, sibyo? Hereza agaciro intego yawe, purpose ufite, ikintu ushaka kuba wageraho mu buzima, bari cyo hereza agaciro, ureke gufata amarangamutima ngo bari ugenda guhereza agaciro cyane. Kandi ndakwizeza ko ibintu bizamera neza, sibyo? Gerageza unyumve kandi ugerageze ureke ibintu by'amayoga. Siko bimeze Pazo? Yola yakomeje kuba yakonvenka Pazo birasa naho agiye kuba yabyemera. Yola yakunze Pazo, aramukunda bya hatari, ariko Pazo abazana ibintu by'ubugoryi bwinshi cyane, ashaka gukontororwa n'amarangamutima. Nuko Pazo yaramubwiye ati nta kibazo, turaza kuba twabipanga, reka mbe ngiye, nta kibazo turaza guhuza, uze kuba wamvugisha, tuze kuba twaganira. Nuko baratandukanye. Twagarutse aha ngaha, hari urimo gutambuka, birasa naho ari Bashabe. Yarimo gutambuka wenyine, sinzi aho arimo kwerekera. Yarakomeje aragenda. Kurikira neza agasobanuye kacu. Bashabe yarakomeje araza, sinzi ahantu yerekeye. Kugera hakuno, Zoani yarahagaze, birasa naho ari we yari ategereje. Bashabe yaraje, ageze hafi arahagarara, aramwitegereza. Zoani arimo kwirebera hirya, ntabwo yamubonye. Nuko Bashabe yarakomeje atera intambwe aza amusanga. Zoani yarahindukiye aramureba, ahita aramubona. Nuko Bashabe yaraje amugeraho. Arangije yaramubajije ati Zoani nicyo wampamagariye? Zoani nicyo unshakira? Wampamagaje hano kubera iki? Zoani yarabanje aracecekamo aramwihorera. Arangije Zoani yaramubwiye ati agakarine ka Diane niwe wakajyanye? Wajyanye agakarine ka Diane? Nuko Bashabe yaramubwiye ati ibyo nibyo wari umpamagariye? Ikarine ya Diane niyo wari umpamagariye, usibye ko ari nta niyo mfite? Nibyo byonyine bitumye umpamagaza ngaha?
nuko Zohani yaramubwiye ati urayifite, urabihakana ko uyifite, niwe wayijyanye. Nuko Bashabe yaramubwiye ati Zohani ntukajye unzanaho ibyo bintu by'ubugoryi, njyewe urampamagaza ahangaha ngo uje kumbaza ngo ikarine ya Diane, sawa reka nigendere nimba ari ubwo bugoryi wari umpamagariye. Nuko agiye kugenda Zohani yaramufasha aramubwira ati Bashabe banza unyumve, urabihakana ko ari wowe uyifite, urabihakana ko ari wowe wajyanye ikarine ya Diane. Bashabe yaramwiyatse arangije aramubwira ati Zohani ariko wajya utekereza nk'umuntu mukuru, urumva ikarine ya Diane nayijyana mu biki kugira ngo imare ikize? Ati ibyo nibyo wari umpamagariye ahangaha muri make. Zohani aho kugira ngo uze umbwire ibintu bizima, umbwire ibintu byubaka byibura by'urukundo, uraza umbwira ubusa. Nuko Zohani yaramubwiye ati Bashabe atese kubera icyo wabikoze, kubera icyo wajyanye ikarine ya Diane. Aterega amakuru yose ndayafite, barabimbwiye, Divine yarabimbwiye byose, yarabimbwiye ko byose wabikoze kubera ishyari wari ufite Diane. Atese kubera icyo wifuza kuba wamugirira nabi bigeze hariye, kuba naragiye nkamukunda, ibyo nibyo byatuma ujya kumugirira nabi ukifuza kuba wamuhemukira bigeze aho ngaho. Nuko Bashabe yaramubwiye ati atariko se Zohani kubera icyo ntekereza muri ubwo buryo, utekereza ko Diane najya kumufira kuri urwo rwego ku buryo najya kumukorera ibintu bingana gutyo? Yego ntabwo mbihakanye ko wenda nagufuhiye, sibyo, naragufuhiye pe ndagufuhira, ariko nanone ntabwo byagera kuri ubwo bugome namukorera. Ntabwo namukorera ubugome bungana gutyo ngo ngeraho gutwara n'ikarine yiwe ngo ngende njye kumutaranga ngende mutamazi ahantu muri public. Oya ntabwo ari uko nteye pe. Ati ahubwo Zohani ati njye nari nzi ko wankunze bya nyabyo, atariko waragiye uramfata, umfata nk'igikoresho, umfata nka backup, umfata nk'umuntu ugomba kuba yaza gusimbura mu gihe undi adahari. Ndabizi wari warakunze murumuna wanjye, wari warakunze murumuna wanjye impanga yanjye, afite impanga yiwe yitwa Vanessa. Nuko Zohani yaramubwiye ati oya ntabwo ari uko nguko bimeze, ntabwo njye nigeze nifuza kuba nakugira igikoresho, nta na rimwe nigeze mba naguteganya nka backup, ngira ngo urabyumva neza. Bashabe yarasetse cyane yaramubwiye ati Zohani ati naragukunze nzi ko wankunze n'umutima wanjye wose, atariko ikintu nje gusanga njye nari backup n'ubundi, wari warakunze Vanessa impanga yanjye. Ntabwo bitwari tubizi, ntitwari tuzi ko Bashabe afite impanga yiwe, ubwo turaza kuba twabimenya neza, wowe kurikira gasobanuye neza gusa utazacikwa irindi episode kugira ngo usobanukirwe neza cyane. Bashabe yaramubwiye ati Zohani ati njye nari nzi ko uri umugabo ushobora kuba yahagarara ku ijambo rye, sinzi uburyo wamfashe, uragenda uraza ukajya unyitaho, unkorera buri kimwe cyose unyitaho. Atese watekerezaga ko ndi igiti, ko nta marangamutima mfite? Ibyo wakoraga byose ati niwe wabinshyizemo, ibintu by'urukundo niwe watumye mbijyamo. Kubera iki ushaka kuntenguha muri aka kanya? Kubera iki untengushye muri aka kanya? Ati se uratekereza ko njye ntari umuntu? Nanjye ndi umuntu mfite amarangamutima. Ni kubera iki utanyumva Zohani? Uratekereza iki? Kubera iki ushaka kumpemukira? Ese umutima wanjye urabona ari baro bajyana hariya mu kibuga bakayikina uko bashaka? Ntabwo umutima wanjye ari baro, umutima wanjye nanjye uroroshye. Nuko Zohani yarindukira aramureba, yaramwitegereje mu maso, arangije aramubwira ati Bashabe nyumva neza, kugukunda ndagukunda, ntabwo nigeze nkwanga, ariko umbabarire, umuntu nkunda cyane ni Diane, kandi niwe muntu ngiye kuba nakitaho mu buzima bwanjye bwose. Ndagira ngo nkubwire ko ubu ni ubwa nyuma ngusabye imbabazi, nta wundi munsi uzongera kumbona ngusaba imbabazi na rimwe mu buzima. Ibyabaye byarabaye, ntabwo nigeze nkugira backup, nta muntu nigeze nkurutisha, nta n'uwo nigeze ngusimbuza, nta nubwo ibyo bintu bizigira bibaho no mu buzima. Ndakubaha cyane, nagufashe nk'umushiki wanjye, kandi guhera uyu munsi ntabwo ngiye kongera gukomeza kuba nagufata nk'umushiki wanjye. Nta nubwo nawe ukwiye kongera kumfata nka bro wawe, ntabwo ukwiye kumfata nk'umusheri wawe. Bashabe byaramubabaje cyane, amubwira ati Zohani ibihe twagiye tunyuramo byose urabyibagiye kugeza muri aka kanya? Ibihe twagiranye urabyibagiwe? Ese ugiye kundeka aha ngaha ngende nipfire? Ese urabona ubuzima nzabasha kuba nabubamo udahari? Ni gute wikunda bigeze aho ngaho? Wajya ureka kuba selfish? Zohani yambwiye ati Bashabe umbabarire ngusabye imbabazi, gusa kuva uyu munsi ntabwo nzongera kuba naza kukureba, ntabwo tuzongera kuba twahuza. Ngiye kugerageza nkoresha uko nshoboye nkwirinde, kandi ndabizi uzanyibagirwa, ndashaka kunyibagirwa. Tuzabana mu bundi buzima, mu bundi buryo busanzwe, ariko ubuzima bushobora kuba bwadukururira mu kuba twakisanga ngo mu bihe by'urukundo ugakomeza kunkunda unyiyumvamo. Ubwo buzima ndashaka kuba twabwirengagiza, kandi akwinginze genda utuze, wicare hamwe, wite ku masomo yawe,
kandi ndabizi uzabona undi muntu ugukunda. Mu by'ukuri ndakwinginze umbabarire, ntabwo nifuje kuba nagutenguha, ntabwo nifuje kuba nakubabaza, gusa umbabarire Bashabe, ndabizi uzabona undi muntu ugukunda, uzabona undi musore ugukunda kandi ugukwiriye, kandi ndakwinginze unyubahe, wubahe amagambo nkubwiye. Nuko Bashabe yaramubwiye ati mbabarira, ibyo mbwiye ndabyumvishe, kuva muri aka kanya ngiye kukwibagirwa, genda ukundane na Diane wawe, ibyabaye byarabaye kandi ntuzongere kumvugisha, reka turangizanye ubwo bushuti bwawe bwihorere bw'uburyarya. Nuko Bashabe yahise agenda. Aho kanya yasize Zohani ahagaze aho ngaho. Zohani byaramurenze, yasigaye arimo kubitekerezaho. Nuko Bashabe yarakomeje. Twagarutse aha ngaha bisa naho ari kuri doro y'abakobwa. Twagarutse kuri doro, Bashabe agiye bamaze gushwana na Zohani. Bashabe arigendeye asize Zohani aho ngaho. Nuko twagarutse aha ngaha muri doro. Twagarutse muri doro, Diane yari aryamye. Ba Diane bari baryamye. Diane arangije atangira kwivugisha, ngo mbega ibihe byiza. Ati ni gute ibi bintu naje kubyisangamo. Ati ni uku nguku kaminuza itangiye kundyohera. Nuko Diane yagize gutya, yari aryamye arahindukira. Arangije yarahindukiye yitegereza Cadette. Arangije yatangiye kumuvugisha. Diane yatangiye kuvugisha Cadette, ati se Cadette, ati wowe ubuzima buri kukuryohera muri no kaminuza? Ati nibwo bwa mbere ubuzima bugiye bwarandyohera kuva nabaho muri no kaminuza. Ntabwo nari nzi ko ubuzima buzandyohera kugeza aha ngaha. Nuko Cadette yaramubwiye ati ati Dia uri mu bihe byiza kabisa, ati nta muntu uri mu bihe byiza nkawe. Diane yamurebye araseka. Arangije aramubwiye ati ese, ati we bizagenda bite? Ati ko wambwiye ngo nawe ugiye kuba washaka boyfriend ntabwo uramubona? Nuko Cadette yarasetse aramubwiye ati shati we Zara kuryohanyisha. Ati Zara aryoshye shati we tuza. Ati wifitiye Zohani wawe shati natwe iri kubizacamo. Atako se wadushakiye. Nuko Diane yaramubwiye ati se wabuze umuhungu hano muri no kaminuza yose n'abahungu buzuyemo? Nuko Cadette yaramubwiye ati atariko se shati Diane, ati wowe wigira n'amahirwe menshi, aterega nuko Zohani mwaniganye segonderi. Nuko arangije yaramubwiye ati okay, ati reka turyame ntari bireka tuzarebe ejo. Nuko bararyamye barasinzira. Ako Diane afite akanyamuneza kenshi cyane, arishimye cyane. Nuko twagarutse hanga twaje kuri doro y'abahungu. Twagarutse kuri doro y'abahungu, Zohani nawe yari aryamye arasinziriye. Ubuzima buramuryoheye, ari Diane ari na Zohani bose bararyoshye, ubuzima burabaryoheye bw'urukundo. Nuko Zohani yarakomeje araryama, yarasinziriye. Bararyamye hamwe n'abandi banyeshuri babana muri doro. Nuko Zohani araho ngaho aryamye, bisa naho arimo kurota. Kurikira neza, Zohani aracyaryamye. Zohani yatangiye kurota ibintu byinshi. Nuko muri ako kanya yarose hari umwana w'umukobwa wari ugiye kugwa ahantu, bisa naho ari muri pisine. Ako kanya Zohani yahise akanguka, yagize inzozi ndende, yagize nightmares. Nuko Zohani yarakangutse, arangije yicara ku gitanda. Arangije atangira gutekereza ibintu byinshi cyane. Zohani byaramucanze, bisa naho ashobora kuba ari ibintu yari yarabonye kera, nimba atari ibintu yanyuzemo. Ni ibintu arota agahita akanguka afite ubwoba bwinshi cyane. Zohani yarakangutse akanguka afite ubwoba bwinshi cyane. Kurikire neza muraza kuba mwasobanukirwa, birasa naho tugiye kuba twasobanukirwa ikibazo gihari. Nuko twagarutse aha ngaha, hari uri gutambuka. Hari watambutse afite umujinya mwinshi cyane, ari kwihuta. Yari afite ya nkoni bakinisha golf. Yarakomeje aratambuka, ntabwo turamenya ari inde. Kurikira neza muraza kuba wasobanukirwa. Yarakomeje aratambuka, birasa naho ari umuntu w'umugabo afite ya nkoni bakinisha golf. Yaraje ageze aha ngaha arahagarara. Yarahagaze yitegereza imbere, sinzi icyo arimo kwitegereza, sinzi icyo aje kuba yakora. Niba aje gukina golf sinzi, nta wamenya. Kurikira neza utazi kuba wacikwa. Haye basi, urabona ko afite umujinya mwinshi, yafunze igipfunsi, bisa naho ashobora kuba ari umuntu aje kuba yagirira nabi. Ni Khalifa, nta wundi ni Khalifa. Khalifa aje yarakaye. Mwibuke neza muri episode yashize duherukana Khalifa yagiye ababaye. Wa munsi Diane amaze kuba yabwira Zohani ko yamukunze, barahoberana.
icyo gihe Khalifa yatahanye depression, yatahanye agahinda kenshi. Yaje hano kuri cya cyapa bajya bamanikaho amatangazo y'ikigo, arangije aza kugisenya. Yafashe ya nkoni atangira kuyikubita, yamennye bya birahuri byose aragisenya. Khalifa afite umujinya mwinshi cyane, yarakaye. Yaje kureba za mpapuro zose zari zimanitse zigaragaza urukundo Diane yari yarakunze Zoan, byose arabisenya byose. Nuko kanya mu gihe kiri aho ngaho Khalifa umutima wahise umufata, birasa naho Khalifa agiye rwara umutima. Mwibwe neza muri episode, hari episode twabanje kureba mbere, cyagiye bagiye muri cyagiye Khalifa yarwanye akajyana na Diane bakajyana kuri health center. Murabyibuka neza ko nabwo Khalifa umutima wari wamufashe, nanone umutima uramufashe. Kanya Khalifa yahise agwa hasi. Nuko inyuma abasekirite baje birukanka, barangije ati nibiki bibaye. Twavuye aho ngaho tugaruka ahangaha, twahise dusubira mu bihe byahise. Birasa naho bari kutwereka Zoan na Diane bahagaze hejuru ku gisenge cy'inzu. Ni mu bihe byahise, muri bya bihe by'ubwami. Zoan ari kumwe na Diane, nuko barahagaze barimo kwitegereza, bari kurebana bombi. Sinzi gahunda uko bimeze, kurikira neza utazi kugira ahantu nahamwe ucikwa. Diane sinzi ibyo yari arimo gutekereza, yari gutekereza ibintu byinshi ari kumwe na Zoan, bari bahagaze hejuru y'inzu. Nuko hirya hari abasore bagiye bazenguruka hejuru y'inzu. Ako kanya bisa naho bari abantu bari baje kuba babagirira nabi. Nuko Diane ako kanya yahise agira gutya, sinzi uwo yahise abwira ngo zenguruka. Yari arimo kubahereza amasinyari ngo nibazenguruke bace inyuma. Bisa naho Diane aziranye n'aba basore, yarababwiye ngo nibagende. Ako kanya Diane yahise afata Zoan, barangije barasimbuka. Nuko barasimbutse, Diane na Zoan baramanutse ngabo mu kirere, barinda bagira hasi. Bamanutse bafatanye. Bisa naho no mu bihe byahise Diane na Zoan bagiranye urukundo. Sinzi niba atari Diane urimo kurota. Turamuzi Diane ni ugirota ibi bintu. Nuko yaramubwiye ati ndagukunda cyane. Ati se kubera iki umanukanye nanjye ubundi? Kubera iki wankurikiye ukazana nanjye? Nuko Zoan yaramubwiye ati se niye mpamvu yari gutuma tutajyana kandi dukundana? Ako kanya Zoan yahise akora akantu, aramubwira ati ndagukunda cyane kandi ntabwo nakifuza ko wagenda wenyine. Ahantu hose ugomba kuba uri, nawe ngomba kuba ndi kuhabarizwa. Nuko mu gihe tukiri aho ngaho Diane yahise akanguka. Diane yari yicaranye na Yola yari arimo kumutera twa make up. Nuko Diane arangije atangira kwisetsa. Nuko Yola yaramubajije ati ese ni ibiki urimo guseka? Ati urabona wakeye cyane, ese nibyo uri guseka? Ati se ati ushimishijwe nuko ugiye kuba wajya kuri date bwa mbere na Zoan? Nuko Diane yaramubwiye ati wapi? Ati yego, ati ibyo bintu nabyo nyine birashimishije, ati ariko ntabwo ari byo nayindimo. Nuko Yola yaramubajije ati none se ni ibiki? Diane ati wapi, ati nta bya danje tu, ati nta bya danje. Yanze kuba yamubwira, Yola yarakomeje amutera make up. Nuko Yola yaramubwiye ati ariko ntabwo wigeze umbwira ikintu cyagusekeje, ni ibiki bigushimishije nanjye mbwira nseke? Nuko Diane yaramubwiye ati wapi, ati ntabwo nakubwira, ati ni utuntu twanjye twibanga. Diane yarasetse. Nuko Yola yaramurebye arangije aramubwiye ati ako se Diane, ati ubundi bimeze bite? Ati ni ibiki byakunejeje cyane? Ati nuko ugiye kuba wahura na Zoan uyu munsi, se mugiye kuri date? Ati nibwo bwa mbere ugiye kuba wajya kuri date? Ati nabi betting, nibwo bwa mbere Diane. Yola yarimo kubwira Diane, arangije aramubwira ati ariko biraza kuba bimeze neza. Ati ku dating, ati burangije ibintu bya mbere. Ati uzi iyo wajyanye n'umujama kuri date, ati uzi ukuntu biba birenze. Ati ariko Diane, ati sinzi ukuntu uri buze kuba wabasha kuba wabinyuramo, kuko nibwo bwa mbere ugiye kuba wabijyamo. Nuko Diane yaramubwiye ati umva ngiye mfite ubwoba pe, ati mfite ubwoba biriya bintu ntabwo mbisobanukiye, nibwo bwa mbere ngiye kujya kuri date, gusa ndazi kuba nabisobanukirwa biriya bintu, ndazi kubyitwaramo neza. Nuko Yola yaramubwiye ati ngiye mfite experience, biriya bintu mbifitemo uburambe. Ati ngiye nshobora kuba naguhereza tipu zimwe na zimwe ugenda ugenderaho ukaza kuba byagenda neza byose. Nuko Diane yaramubwiye ati ariko uko byagenda kose ntabwo Zoan naza kuba nagira ubwoba wana. Ati ndazi kuba nagira gutya, ati ariko ati ibaze ati yagize gutya ngo afata inkota ngo arangije ngo arasimbuka. Diane byamucanze ari gutekereza ibintu byinshi cyane. Nuko Yola yahise amubaza ati ariko se Diane ni bikirimo kuvuga? Nuko Diane yamubwiye ati byari ibyo nari mvuze. Ati wapi, ntabyo nari mvuze. Ati ni biki wumvise?
nuko Yola yaramurebye ati ako Diane wagira reka kwijijisha, ati ibyo wari urimo kuvuga none hasi ntabwo mbyumvise, ati urigira nkaho nta cyabaye, ati mbwira wana, ati ubundi ni ibiki byakubaye, ufite ubwoba bwinshi cyane bwo kuba wahura na Zoan, ati none se ko wamaze kumenya ko agukunda nawe ko umukunda, ko nta ndoba agiye kugutera, ufite ubwoba bw'iki? Nuko Diane yaramubwiye ati mva shangiye mfite ubwoba bwinshi pe. Yola yaramubwiye ati nta mpamvu yuko wagira ubwoba, ati rega Zoan nawe ni umuntu wa nk'abandi wana, ati none se ati riba abasore bose utajya utinya, ati Khalifa nimujya muhuza, ngaho mbwira Diane niyo mpamvu yatuma ujya gutinya Zoan koko, reba Khalifa murahuza n'abandi bahungu benshi, nta bahungu mva wowe n'abahungu benshi cyane, ni gute Zoan ajya kugutera ubwoba n'umuhungu uri aho ngaho wana? Diane ati bivuge sha, komeza uvuge, we ntabwo uzi ibyo uri kuvuga, cyari waguhagarika imbere yiwe, ati ariko se ubundi we na Pazo byaje kugenda bite, ni gute mwe mwabimanaginze bigeze hari, ko nabonye muba muryoshye, ati mwe muba bimeze neza nta nubwo muba munafite, ati ubundi mubigenza muti, mumbwire nanjye sha nimenyera ukuntu nzajya nitwara imbere ya Zoan. Nuko Yola yaramubwiye ati twebwe se sha uko ari ibisanzwe, ati rega na Pazo nawe nta kigenda. Ko Diane yarasetse sha umva, ati mwenjya mbona mwiryoheye, ati ariko nawe ndi kwibaza uburyo urukundo ruza kuba rwamerera uyu munsi, ati iyi date ndi kwibaza ukuntu iza kuba yamera. Nuko Diane yaramubwiye ati nga basi mbwira ubundi nyine ndaza kwitwara gute, nyine mbwira nk'umuntu ufite experience mu bintu by'urukundo. Nuko Yola yaramubwiye ati Diane ati umva, ati ibintu mani wowe byoroshye. Diane yaramubwiye ati se ndabyoroshya gute se sha uko ngiye mba mbona ntazi, ati nukuri biriya bintu ngiye birancanga, ahubwo mva ngiye nanifitiye n'isoni, nukuri sinzi ukuntu nginza kunyura imbere ya Zoan ngiye nifitiye isoni. Nuko Yola yaramubwiye ati umva, ati we tuza we ibintu ntubikomeze, ati reba ati ibintu ubundi urabyoroshya ukagenda nyine wabyoroheje ntubikomeze, iyo ubikomeje cyane biragupfana byose pe, ati byakunanira, ati ariko umva ngiye mfite experience muri bino bintu by'urukundo, ati umva ibintu biraza kumera neza, we ntugire ikibazo, ugende wiyoroheje, wigira akana keza, ntiwongere kwigira nk'agahungu, nyine wifate nk'umukobwa wawe, ati ibintu biraza kuba byagenda byikora, ati buriya ati urebye neza, ati rega nanjye Pazo, ati nanjye Pazo nta kigenda, ati none se Pazo ati ni umuntu uhora yiganira, ati ahora antera ngo stories z'inkende, mwana ati se tibaza umuntu w'umugabo akaza kuntera stories z'inkende, ngo story ngo ziki ngo z'utuntu ngo yagiye ubona ngo tw'utunyamaswa, koko ibaza umuntu yaje kuntereta akambwira gutyo koko, ati nawe nta kintu kirimo. Nuko Diane yamubwiye ati none se ati njye nyine nanjye ndaza gutera izi story, ati nanjye nze gutera izo stories z'inkende se cyangwa ntera iz'ifarashi, ati ntera izihe story Yola yaramubwiye ati Diane ati we tuza, ishyire mu mutuzo izo story reka ntabwo waba wagiye kuri date n'umuntu ngo uvuge ngo uje gutera ngo stories z'inkende ngo stories z'ifarashi, bose izo zakica vibe, tugomba kugenda ukamutera stories ziri romantique, nyine ukamubwira ku mitoma myinshi cyane, ukamubwira stories z'urukundo, ati umva ugomba kumubwira inkuru z'urukundo, ako se wenda uzafate n'umwanya unitegereze n'udufilime, ujye ureba udufilime tw'urukundo, udusobanuye tw'urukundo, nka twa tundi Bozi ajya akora uzagenda urebe turiya dufilime, ureba usome n'ibitabo, ariko wenda agafilime niko kagufasha cyane. Urumva niwitegereza filime y'urukundo, ukareba nka filime nk'eshatu, uzamenya uburyo ugomba kujya witwara, uzajya ureba ati bari abantu, hari amakouple menshi aba arimo hariya mu mafilime, uzagenda ubisobanukirwa. Diane ati se ati none nzareba na filime, se ko ibyo bintu ko ntabibasha. Yari yambwiye ati ushaka inka ryama nkayo, rero ugomba kuzareba filime kugira ngo usobanukirwe ibintu by'urukundo, ntabwo narukwigisha njye nyine ngo urumenye. Ariko ikintu nzi neza cyo mani, urukundo nyine ahantu ruri birikora, umutipe iyo uri kumwe n'umutipe ugukunda nawe umukunda birikora, mwe mwisanga byabaye bitangira mufite isoni, mukajya mugirirana amasoni, mukananirwa kuvuga, mukananirwa kurya, babazaniye ibyo kurya ukajya ugira isoni, ari naho ujya gutamira ibiryo bikagucika. Diane ati none se ubwo nabyitwaramo gute ko ibyo byose ndi kumva ari ibintu byanjye uri kuvuga. Nuko Yola yaramubwiye ati Diane wowe ntugire ikibazo, ibintu biraza kuba byamera neza, wowe upfe kwirinda kugira ubwoba, umva wisanzure, we nimuhura uhita utangira kuvuga, wirinde ibintu byo guceceka cyane, kuko ibintu byo guceceka cyane nibyo bituma umuntu atangira gutekereza byinshi, wamara gutekereza byinshi ukagira ubwoba. We mugihura utangira umutere story, nujya ubona acecetse ujye umutera udustori, uhita uzamura story zose nta kibazo, izo wavuga zose. Iyo uri kumwe n'umuntu ugukunda nubwo wavuga ibintu by'ubugoryi aba yumva ari ibintu bya danje, icyo wavuga cyose. Iyo umuntu agukunda nta kintu uvuga ngo uri kugifata nk'ikintu cyahatari,
nuko Diane yamubwiye ati umva shangiye kubikora gutyo reka duhuze mu kanya. Ngo twagarutse aha ngaha Zoan yari yahageze, yari yaje kureba Diane. Diane yaje yirukanga ati umva nukuri umbabarire nakererewe nagutindije, ati nukuri umbabarire kuba nagukerereje. Ageze aha ngaha arahagarara ati mana yanjye si ibi bintu koko ndabikora gute. Nuko Diane yagize amasoni menshi cyane. Zoan yaramwitegereje abona utuntu ari kwikora, arangije araseka yaramwenyuyemo. Arangije Diane yaraje aramwegera. Diane yaraje amugeze imbere. Zoan amubwira ati uyu munsi urakeye cyane, urasa neza, wabaye keza. Arangije yamukozeho Diane amasoni aramwica. Diane byaramurenze yagize isoni. Nuko Zoan yamubwira ati shamva uri mwiza pe, urakeye cyane, nibwo bwa mbere nkubonye wabaye mwiza cyane, uko bwije nuko bukeye ugenda uba mwiza. Diane amasoni yaramwishe. Zoan yakomeje amwitegereza. Arambwira se kutari kuvuga byagenze bite, ufite isoni? Niki cyakubayeho Diane ko wakonje? Nibyo byakubayeho mbwira, ufite ikihe kibazo? Diane yaracecetse. Diane amasoni yamwishe, ibintu by'urukundo ntago bimenyereye. Yarambwiye ati Zoan ati njye mfite isoni nukuri pe, ati mfite isoni, ati rega ibi bintu n'ubwa mbere mbigiyemo, ati wowe ushobora kubona bimenyereye ahari. Nuko Zoan yaramurebye arambwira ati aya wana shati njye se mbimenyereye he, ko nanjye aribwo bwa mbere mbigiyemo, nibwo bwa mbere nanjye nkundanye rega. Yaramwitegereje mu maso arangije amubwira ati niwongera kugira isoni hari akantu ndi buze kugukora, niwongera kugira isoni hari agakoryo ndi bugukorere kandi urazi kubibona. Nuko Diane yamubwira ati ngo ntigice ushaka kunkorera, niba icyo uri nkorere. Ati Zoan ati mbabarira nukuri ntugira akantu nkorera ununguye, ati rega urabizi, ati nyine mfite isoni, ati sinzi n'ukuntu ibi bintu twabitwaramo kubera ko ari wowe n'ubwa mbere ugiye mu rukundo, nanjye n'ubwa mbere nkundanye, turumva nta experience dufite, ibintu ntabwo tubisobanukiwe, na nyine ntabwo nzi uburyo nakitwara. Nuko Zoan yamubwira ati oya wana, ati ibyo ntabwo ari byo wagakwiye kugenderaho, urukundo umuntu arwisangamo, nta n'ishuri ry'urukundo ribaho, nta muntu ujya kwiga urukundo uvuka urufite muri wowe, iyo igihe cy'urukundo kigeze ubyisangamo nyine ubyiyumvamo bikujyamo. Ngo Diane yamubwiye ati rega we nuko usanzwe uri n'umuhanga, ese shaka kujya uba n'uwa mbere mu kigo, ubwo no mu rukundo nyine uri n'umuhanga n'ubundi. Ngo Zoan yamubwiye ati oya wana nta muhanga w'urukundo, ati ni amarangamutima byose, ni amarangamutima akuzamo. Diane atari ko se sha ibyo bintu by'amarangamutima ko ngiye ntajya mbisobanukirwa, ngiye sinjye nanamenye ngo biza bite. Nuko Zoan yamubwiye ati Diane nawe urashaka kumbeshya ngo ntabwo ujye bisobanukirwa, ati none se ujya kunkunda byagenze gute kugira ngo ujye kunkunda, si amarangamutima se yabikoze? Diane byaramucanze ati ntabyo narinzi pe, ati nyine nagiye kumva numva ndagukunda, ntabyo narinzi. Zoan yamubwiye ati amarangamutima niyo yabikora, yamukozeho kwitama. Diane yagize isoni. Nuko Zoan yaramubwiye ati Diane nta mpamvu yuko wagira isoni, ntabwo wagakwiye kungirira isoni, kandi boyfriend wawe kugeza muri aka kanya sibyo, ufate nkaho ndi boyfriend wawe nawe utangire kwifata nka girlfriend wanjye. Ibintu byo guhura tugahura ukaza wakonje wapi, ibyo bintu wapi, ibyo bintu uzabyihorere. Ibyo bintu uzabyihorere. Diane yagize isoni, arimo kumwihisha mu maso, yagize isoni. Zoan yishimye cyane aranezerewe, bari mu bihe byiza by'urukundo, bahanye urukundo bose, buri wese yashakaga undi. Diane yari yarakunze Zoan nawe yari yaramukunze. Nuko Zoan yaramubwiye ati Diane shati nzagukunda ibihe byose, na undi mukobwa nzabona mu buzima bwanjye ushobora kuba yagusimbura, nawe nagusimbuza pe, nta n'uwo nakurutisha, niwe mukobwa w'agaciro mu buzima bwanjye, nta wundi muntu nkeneye. Diane yamubwiye ati shambabarira nukuri ntongere kumbwira ibyo bintu by'imitoma kugira ngo ntaza guta umutwe sibyo, ibyo bintu by'imitoma njya nigirira ubwoba pe, ngira n'isoni, nukuri umbabarire ntuzongere kuntera imitoma utazatuma ntongera kuza guhura nawe. Ibintu by'imitoma ntago njye mbimenyereye nukuri pe, ujye unganiriza bisanzwe nk'umujama wawe sibyo Zoan, umbabarire nukuri ujye umfata nk'umujama tuganire nk'abajama. Ati ibi bintu njye ndi kubona wapa atari ibyanjye pe, ibintu by'urukundo ngo imitoma njye byaranjabutse, byancanze neza. Nuko Zoan yambwiye ati umva ibyo ntubigire ikibazo, bizaza wowe ntubigire ikibazo, ni ikibazo cy'igihe gusa, wowe bihereza umwanya, we uzajya kubona ubone byaje, uzashiduka byabaye.
nuko Diane yaramwenyuye arishima mu byatari. Nuko bafatanye mu kiganza bagiye kuri date. Barahindukiye batangira kugenda ngo bagiye gusohokana, barasohokanye bagiye kuri date. Nuko bakira aho ngaho Cadette na Divine baje birukanka ati Diane, tiburetse urimo kujya hehe? Hagarara aho ngaho atuzi ibyabaye. Ye baba we, atuzi ibintu byabereye kuri cya cyapa bamanikaho amatangazo y'ikigo. Diane ati ni ibiki byabereyeho? Ni ibiki byabereye aho ngaho? Atuzi ibintu byabaye. Ati Khalifa yakoze ibintu bitabaho. Ngo Khalifa yakoze ibiki? Diane ari kubaza Cadette. Ngo Cadette na Divine baramubwiye ati umva muze ahubwo tujyeho mujye kureba none aha ngaha. Ati ngwino tujye kureba ibintu Khalifa yakoze. Mwibuke neza Khalifa yamennye taburo bajyamanikaho amatangazo y'ikigo. Cya cyapa yakimennye. Nuko baraje abanyeshuri bari buzuye aha ngaha. Diane yaraje na Zoani na Cadette na Divine baje birukanka. Bageze aha ngaha basanga abanyeshuri barahuzuye aha ngaha. Ba Diane bageze aha ngaha barumiwe. Byarabacanze. Abanyeshuri ku ruhande batangira kujujura bavuga ati hano haje ikihebe. Ati mu kigo cyacu twatewe n'ikihebe. Hasha abagizi ba nabi baza gusenya babuze icyo biba barangije baza gusenya ino taburo. Nuko Diane yarahindukiye abaza Cadette ati se Khalifa ari hehe? Ati mumbwire ahantu aherereye. Nuko baramubwiye ngo yagiye kwa Dini. Ati yagiye kwa Dini. Nuko Khalifa Zoani yahise abwira Diane ati reka tujye kumureba. Bahise bagenda abanyeshuri basigara aho ngaho. Bari kwibaza ibyabaye kuri iki gitaburo gikorerwaho amatangazo y'ikigo. Habereye udukoryo twinshi cyane. Zoani na Diane baraje bagera ku biro bya Dini. Dini ni nkaho ari nka animateri. Ubwo ni kwa animateri baje. Bagezeyo basanga mo imbere basanze Khalifa bari kumutonganya. Dini yambwiye ati Khalifa ni gute wifata ugakora ibintu nk'ibi ngibi? Amakosa yawe amaze kurambirana. Ufite amafuti nk'ay'ingurube. Ufite amakosa nk'ay'ingurube. Ahubwo amakosa unayarusha ingurube. Nuko Khalifa yarambwiye ati none se urifuza ko nakora iki? Yego ndabyemera ko namenye taburo mumanikamo amatangazo y'ikigo. None ikindi wifuza ko nagukorera ni iki? Mbwira. Urifuza ko mwishyura? Nta kibazo. Mbwira amafaranga mukeneye nyishyure nta kibazo. Ariko ureke kumbwira ibintu byinshi cyane. Amafaranga yose mukeneye wepfa kumbwira umubare w'amafaranga mushaka ngiye nyishyure. Nuko Khalifa yabwiye animateri ati ibintu ngewe urimo kumbwira ntago ngiye mbasha kuba nanabyumva neza. Ati ngewe nakishyura buri kimwe cyose. Nuko Dini yarabwiye ati Khalifa ese kugeza muri aka kanya nta nubwo urumva ikosa ryawe? Kugeza muri aka kanya wishyizemo ko buri kintu cyose buri kimwe gikosorwa hakoreshejwe amafaranga? Ese utekereza ko amafaranga akemura buri kibazo cyose? Khalifa yaramubwiye ati njye mfite amafaranga sinakora buri kimwe cyose, ahubwo nimba ushaka wenda n'agatwiko kugira ngo wenda uzanagaragare neza mu nama y'ikigo, reka njye nanategure buruse, nzajye ntanga buruse yitirirwe fakulite yacu. Iyo buruse ni njye uzayishinga, tujye duhereza abana buruse, kandi ndabizi ko bizaguhesha amanota meza, bizatuma bagufata neza mu nama y'ikigo, mu bayobozi b'ikigo. Wowe umbwire nimba ubishaka gusa, umbwire njye tuzabikore, ntangire nshyireho gahunda yo kuzajya dufasha abana badafite minerivare, tujye tubahereza buruse ku mafaranga yanjye. Nuko Dini yaramubwiye ati ikintu kimbabaje na n'ubu ngubu ntabwo urumva ikosa ryawe. Ibyo bya scholarship wabyihorera, nta muntu ugeze abigusaba. Atese kuki utigeze unabona n'ukuntu twagiye tukugirira impuhwe? Khalifa yaramubwiye ati oya wana, nta by'impuhwe wana, njye mfite amafaranga yo gukora buri kimwe cyose, ikosa nakoze ndarizi, nabikora nakishyura buri kimwe cyose bakabikemura. Umbwire ahubwo uyu mugoroba uze gusanga bamaze kubikora, banabashyiriyeho icyapa cyiza gishyashya. Ndatumiza icyapa gishyashya kinahenze, aba aricyo muzajya mukoresha. Nuko Dini yaramubwiye ati Khalifa, urabizi neza ko kuba ukiri aha ngaha ari ukubera mushiki wawe. Yezu kuba atari mushiki wawe uza ngo akuvuganire, kugeza muri aka kanya wari kuba warirukanwe muri iki kigo kubera ko amafuti ugira amafuti aruta y'ingurube.
twagakwiye kuba twarakwirukanye kuva kera. Nuko mushiki wawe aza agatakamba akakuvuganira akinginga, kugeza muri aka kanya wagakwiye kuba utakibarizwa muri iki kigo. Ariko uyu munsi uraza kwitaba mu nama y'ikigo, ugomba kuza kwitaba mu nama y'ikigo, nibo bari buze kuba bagufatira imyanzuro, kandi uraza kuba wakemera icyaha cyawe, uravuga ibyaha byawe byose, asigaye bajye bagufatira umwanzuro. Uravuga ibyaha byawe byose, ubisabira imbabazi, nibarangiza gufatira umwanzuro. Khalifa yaramwitegereje, yaramurebye, arangije Dina aramubwira ati nuko nguko biri buze kugenda nimugoroba nkubone. Khalifa yaramubwira ati oya, njyewe ngenze kwemera icyaha, nzinze kwishinja ibyaha mu nama y'abayobozi, mu bayobozi b'ikigo nishinja icyaha. Reka uwo si njyewe unyibagirwe. Nuko Dina yaramubwira ati nimba ari uko bimeze rero, ubwo aho ngaho uraza kwirukanwa. Nimba udashaka kuza kubikora ngo uze usabe imbabazi, uvuge icyaha cyawe, uvuge amakosa yawe nayasabira imbabazi, uraza kuba wakirukanwa muri iki kigo, kuko ntabwo twakomeza kukwihanganira. Twakwihanganiye kenshi gashoboka, kugeza muri aka kanya tumaze kurambirwa pe, kandi utubabarire, umbabarire. Ntabwo ari ubundi bugome, ariko amafuti ufite nta muntu wayihanganira. Nuko Khalifa yaramubwiye ati kunyirukana, n'ubundi iki kigo naragihaze, kingeza ahangaha ndenda kukiruka. N'ubundi iki kigo narakirambiwe, naragihaze, ibiberamo hano byose, abantu babamo hano maze kubarambirwa, buri kimwe cyose hano muri iki kigo ngiye maze kugihaga. Ahubwo aho kugira ngo nyirukane, reka niyirukane hakiri kare, reka niyijyane nta kibazo. Si ngombwa ko nza gutegereza ko muza kunteza abantu mu nama y'ikigo, ahubwo baye reka mbe nigende, n'ubundi iki kigo naragihaze, ntabwo nzongera kukigamo, ntimuzongera kumbona. Nuko yarasohotse, agisohoka yakubitanye na Zoane na Diane bahagaze ku muryango bari kumwumva. Yarabirengagije, arangije arigendera. Diane arangije ati Khalifa ngwino ahangaha. Khalifa yamuriye sine. Diane ati Khalifa ngwino ahangaha. Khalifa ntago ashaka kubyumva, ati mumenye ibyanyu sha, sindi kumwe namwe. Khalifa yarigendeye. Twagarutse ahangaha, hari waje n'akamodoka keza cyane. Hari akamodoka keza karaje karaparika. Akamodoka karaparitse. Khalifa aturuka hirya yitegereje akamodoka, arangije arirengagiza. Yarayirebye imodoka, birasa naho ayizi, iyi modoka ashobora kuba ayizi. Arangije arajijisha, asa nk'ugiye. Hasohotsemo umusore. Umusore yaraje aza gukingurira umukobwa. Umukobwa ubona asa naho ari umukire. Khalifa yarabyitegereje, akimara gukubitaho amaso ahita arijijisha, arakwepa. Yahise agenda, birasa naho baziranye, yahise akwepa. Barangije baramuhamagaye ati urajya hehe, hagarara aho ngaho. Yarahagaze, baramubwiye ati Khalifa ngwino ahangaha. Nuko arangije arajijisha, arangije ati sister, ati bimeze bite sister wanjye? Ati watembereye se? Khalifa n'umutekamutwe arajijisha, ati bari watembereye? Nuko sister we yaramubwiye ati yaza kuba ntageze ahangaha, ntabwo nari kuza kumenya ibigwi byawe. Ibigwi umaze kubaka hano mu kigo nabimenye. Ati ubutwari bwose ufite, ni we ntwari y'ikigo, maze kumenya ibyawe byose. Atari ko se ibira bintu waje kubyisanga mute? Ni gute waje kwisanga wigize ntwari y'ikigo? Ati Khalifa ni gute waje kuba wakora amabara nkariye? Mbwiza ukuri. Nuko Khalifa yaramubwiye ati oya wana Keria, ati gerageza unyumve wana. Atari ko se ibyo bintu kuki wowe ugenda ukabyumva? Ati yego ndabyemera, ati iyo tabro, ati nta bidanje wana, nta bintu byabaye wana, nta birenze, ati banakubeshye wana. Nuko hirya wa musore yahise amubwira ati Khalifa, ati wishaka kubeshya, arabizi byose, arabizi ko wamenye tabro, arabizi amabara yose umaze iminsi ukora mu kigo, wishaka kugerageza kuba wamubeshya mushiki wawe. Nuko Keria yabajije Khalifa ati Khalifa, ese ibyabaye byose wabitewe n'umukobwa witwa Diane? Khalifa yarabihakanye ati ntaho bihuriye wana. Arangije umukobwa yaramubwiye ati amakuru mfite ni menshi cyane, nkeneye kuba naganira nawe, tujye kuba twajyana mu rugo none hanga tuganire. Nuko Khalifa yaramubwiye ati ibyo bya Diane ntaho bihuriye no kuba namenye tabro, kandi ntabwo ndi buze kujyana nawe. Oya ntabwo byakunda. Umukobwa yaramubwiye ati oya turajyana. Khalifa yaramubwiye ati reka niyo warasa ntabwo twajyana mu rugo, nifitiye ibintu byinshi ngiye kuba najya gukora, hari gahunda ngiye kuba najya gukora, ndaza kuba busy mu kanya. Nuko umukobwa yaramubwiye ati tugende mu rugo none ahangaha n'itegeko, niba utabishaka kubyihorera, none ahangaha ndavuze ngo tugende. Ni mukuru wiwe, ni mushiki we mukuru, ni nawe mukuru w'umuryango, kubera ko Khalifa ni imfubyi, uriya mukobwa niwe mukuru wabo. Nuko David yahise abwira Khalifa ati young master, ati metere mutoya injira mu modoka tugende, mushiki wawe yavuze.
kandi boss yavuze ugomba kumvira. Niwe mubyeyi wawe. Bamushyize mu modoka baramujyana. Twagarutse ahangaha ariko bantu banjye mwibuke mu nkandire ku kanyenyeri wana, dore noneho nabuze amazi yo kunywa. Mu nkandire akanyenyeri ngura amazi yo kunywa. Nuko twageze ahangaha Diane na Khalifa bari kumwe, Diane na Zoani Prito. Nuko Zoani yageze ahangaha, Diane aramubwira ati ese wagenda ukajya kurya ko ndibuze kuba nagusanga nyuma. Nuko Zoani yaramubaje ati ese ugiye kuba wareba Khalifa? Ndabizi ugiye kureba Khalifa. Diane ati yego. Ati nyine urabona ibyabereye hariya, kuba yagiye akamena irataburo bamanikaho amatangazo y'ikigo, kuba yitwaye muri buriya buryo, ndi gutekereza ko nyine amakosa yose ari ayanjye kandi ngomba kuba nafata inshingano, ngomba kuba nafata responsibility bitewe n'amakosa yabaye, kuko ni njyewe wabaye koze, ni njyewe wabaye impamvu yuko biriya byose byabaye. Ndifuza kuba byibura najyaho nkaba namusaba imbabazi, nkamufasha kuba yasubira mu bitekerezo bizima. Siko bimeze? Kandi mbabarira byibura baso nyumve, sibyo genda ujye kurya, ndazi kuba nagusanga turaza guhuza. Nuko Zoani yambwiye ati Diane waruzi n'ibindi se? Ibyabaye nanjye mbifitemo uruhare. Nimba taburo bayimennye kubera wowe nanjye nabigizemo uruhare. Ubwo rero aho uri bujye turajyana. Niba ugiye kureba Khalifa ngo mwiyunge, nanjye turajyana kuko nanjye nkeneye kwiyunga nawe. Nimba ubona koko ukwiye kwiyunga na Khalifa, ubwo nanjye nkeneye kwiyunga na Khalifa. Aho uri bujye turajyana. Kandi wibuke ko kugeza muri aka kanya twarakuze Diane, ntabwo tukiri abana. Nta mpamvu yo gukomeza guhishanya. Ikindi turakundana noneho ahangaha, nta banga tugifite hagati yanjye nawe. Reka tugende tujyane tujye kureba Khalifa. Nuko baragiye. Tugaruka ahangaha ni mu rugo iwabo wa Khalifa. Bagezeyo Khalifa na David bari bicaye. Mushiki we Keria nawe yaraje aramusanga aho ngaho, bagiye kuba baganira. Nuko mushiki we yaramubwiye ati Khalifa niwo mwanya kugira ngo ube wafata imiti yawe, fata imiti utangire unywe, amasaha yo kunywa imiti yageze. Nuko bakira aho ngaho bumvishe soni, hari uwaje arakomanga, hari abakomanze ku rugi. Khalifa ati wo ninde? Ati ninde? Nuko David yahise ahaguruka ajya kureba, avuga ati mureke njye kureba. David yaraje aza ku rugi, aza gufungura. Yarafunguye, akimara gufungura ati Diane. Ati bimeze bite? Ati niwe Diane? Atuje gukora icyaha ngaha. Nuko Zoani yambwiye ati twari tuje ahangaha. Ati Diane aje kuba yavugana na Khalifa bitewe n'ibyabaye. Babahaye karibu barinjira. Khalifa akimara kumva ko ari Diane yahagurutse yirukanka ati Diane. Ahita aza kureba. Abonye ko bari kumwe na Zoani ahita acika intege arahagarara. Arangije ati muzi gukora icyaha ngaha? Niki kibagenza, muragenzwa niki? Nuko Zoani yahise amubwira ati Diane yamenye ibyabaye, yamenye ibyo wakoze byose. Arangije ahitamo kuba yaza kuba yagusaba imbabazi, ndetse no kuba yagufasha kwandika ibaruwa agusabira imbabazi kugira ngo batakwirukana mu kigo. Nuko wa mukobwa Keria yahise amubaza ati niwe Diane? Khalifa yaramubwiye ati uyu nguyu yitwa Keria, ni mushiki wanjye mukuru. Nuko Diane yaramubwiye ati nishimiye kuba nakumenya Keria. Nuko Keria arangije aravuga ati ko se ngo ndibaza ati Diane nibiki ati byagenze bite kugira ngo nze kwisanga Khalifa wacu nze kwisanga yabaye nk'umusazi mu kigo? Nibiki wakoze? Diane ati nje nta kintu nakoze pe. Ati ngiye cyo icyari kinzanyangana yinje kuba wenda namufasha mwandikira ibaruwa nanamusabe n'imbabazi kugira ngo atuze, kuko ibintu yakoze ntabwo ari ibintu bizima, yakoze ibintu bitabaho mu kigo. Nifuzaga ko twakiyunga, nta kindi kintu cyari gitumye nza ahangaha utaza gutekereza ibindi bintu byinshi cyane. Nuko Khalifa yarababwiye ati se ubundi bibarebaho iki? Zoani yababwiye ati Khalifa ugomba gutuza, Diane aje ahangaha kugira ngo abashe kuba byibura yakandika ibaruwa ishobora kugufasha ntibabe bakwirukana. Nuko Khalifa yaramubwiye ati ibyo ngibyo se ubundi bibarebaho iki? Ati ubundi se ko nzi ko mumfata nk'igihungu kiri aho ngaho gisaziye mu ishuri, mumfata nk'igisaza cyishwe n'agahinda, gihora n'irungu, nta muntu n'umwe w'inshuti mfite ishobora kumba hafi. Ati ikindi mushaka ni iki? Ikindi mushakaho ni iki? Mwandetse ko mwibereye mu rukundo mwagiye mukikundanira. Nuko Keria yahise abwira Diane atari ko Diane, ubundi ikintu ndi kwibaza ni gute wajya gukoresha amakosa, ukajya gukoresha amakosa musaza wanjye kuri uru rwego?
ati se ubundi niba utamukunda kuki uhora umugendaho? Kuki uhora umugendaho uza umwikururaho ngo Diane yaramubwiye ati ngiye mwikururaho? ati oya. nuko Kellia yaramubwiye ati Diane ndabizi uhora ugenda umwikururaho, reba n'ubu ngubu wari uje gukora iki? Niba utamwikururaho, niba utaramukunze tiwamugiriye crash, ti musaza wanjye waramukunze. nuko Khalifa yahise abwira mushiki we ati Kellia, ati wige uvuga ibintu nawe utazi, ati ibintu utazi ntukajye ubivugaho, ati Diane ntabwo uzi uko byagenze, ntabwo uzi icyabaye, wivuga ibintu nk'ibyo ngibyo. nuko Kellia yaramubwiye ati ibyo aribyo byose ngiye ntabwo bindeba, gusa icyo nzi cyo nuko yatumye amarangamutima yawe ahungabana, yaguteye ihungabana mu marangamutima, none depression ikumereye nabi, utangiye kugenda ukora ibintu bitabaho, ati ibintu uri gukora ntabwo bibaho, ati yaragukunze, ati kandi akwikururaho. nuko Khalifa yaramubwiye ati oya wana, ati sister ibyo bintu ntabwo ngiye mbashaka no kubyumva. arangije Khalifa yabwiye Diane ati Diane, ati njyewe rero, ati ibyo mushiki wanjye avuze ati ntubyumve ngo ubifate nabi, ati nyine nuko yitereye tu ubifate gutyo, nuko yitereye utagira ngo wenda ni ibindi. Diane byaramurenze, nuko ako kanya Zohani yambwiye ati urazi aba bantu nta nubwo bashaka no kutwumva, reka twigendere tugende. bahise bigendera, nuko bahise bagenda baragiye. nuko Khalifa yahise hindukira abwira mushiki we ati biriya ni ibiki ukoze? kubera icyo wirukanye abari abana? kubera icyo umubwiye kuriya ubwiye Diane nabi, none ukaba utumye bagenda bivumbuye? nuko David yaraje, arangije abaza Kellia ati se bari hehe? yarabuvuye kubazanira imbuto ngo barye. arangije ati bagiye hehe? nuko Khalifa yahise yivumbura aragenda aricara. David yafashe imbuto ahereza Kellia ati basi akira urye. nuko twagarutse ahangaha Zohani yari kumwe na Diane bicaranye, bari baje ku kicundo, baje kwirira iminyenga, baniganirira gake gake. nuko Diane yahise abwira Zohani ati birambabaje cyane kubera icyo uriya mukobwa mbwiye kuriya, kubera icyo uriya mukobwa mbwiye nabi kuriya, ngo njye ndihoma, ati njye nkunda umuhungu wabo ngo mba ngenda nkamuyobya, none ngo ndenda no kumusandariza umutima, ati ndi umugome. nuko Zohani yaramubwiye ati wiguma kuba wabitekerezaho, ntugire ikibazo, we bihorere, baraza kugira aho babyibagirwe, kandi nta n'impamvu yuko wagakwiye kubihereza agaciro cyane. Diane, wowe uri Diane, ntabwo uri undi wundi, icyo bakwita cyose ntabwo uri cyo. upfa kuba ubizi neza ko utihoma ku muntu, nta muntu wigeze ujya gutegeka ngo ajye gukora ibintu nka biriya. ati sibyo Diane? ngo Diane, Zohani yaramubwiye ati we komeza ube uwuriwe, komeza ube Diane wa nyawe, ntushaka kuba wakihindura undi muntu kugira ngo abantu bagufate ukundi mu bundi buryo utekereza. ntabwo uri hano kugira ngo abantu bagufate uko bashaka, ntabwo uri hano kugira ngo ushimishe abantu, wowe komeza ube uwuriwe. nuko Diane yaramubwiye ati nta kibazo. arangije aramubwira ati ngo ako se Zohani, ngo ko mba numva abandi bana bagira utuzina bitana, ati we nakwita gute? ati buriya ntabwo twakitana utuzina tw'abasheri, ko kujya mpora nguhamagara Zohani nawe umpamagara Diane mbona ntazi. mu bandi bana njye numva bitana ngo basheri, ngo shushu, ngo bahani, ngo baswiti, ngo switi mutima, ngo ibiki n'ibiki. Diane amazina yarayatondoye y'abasheri. avuga ati nanjye ndifuza ko twagira utuzina, ati se twahimba amazina yahe kugira ngo tujye tuyitana utuzina twiza. Zohani yaramwenyuyemo. Diane arakomeza aramubwira, atangira kumubwira ngo ako se ngo buriya nakwita ngo najya guhita Nyagasanizo cyangwa nkakwita Nyagasani Zohani. nuko Zohani yaramubwiye ati winsetsa ariko tubwo se ati ibyo bintu ubitekereje ute? Sinese kunyita Zohani ibyo ntago bihagije. Diane ati oya wana, ati ubuse abandi babitana basheri, ubuse murahemba mbona biriya bintu bitwika wana, ubwo se ngo naziyumvisha gute ko nabonye sheri? gusa najye mpora nguhamagara gutyo Zohani nkagira ngo sindabona sheri. Tibyibura basi ngiye nkwita sheri wenda byanyinjiramo, bikanyinjiramo neza ko kugeza muri aka kanya mfite sheri. Zohani yambwiye ati wanyita ibyo ushaka byose nta kibazo. Zohani yambwiye ati we akazina kose wakumva kakubangukiye nta kibazo wakanyita, pfa kuba dukundana nawe nkaba ngukunda.
batangiye kwitana amazina, barakomeje baraganira, abantu bameranye neza mu rukundo, abandi bana ku ruhande imitima yashengutse. Khalifa umutima wenda kumuvamo, hano abana baryoshye, bariryoheye. Ariko urukundo rushobora kuba ruryoha, menya urukundo ruryoha. Utu tuntu nanjye ndashaka kujya ndukora nanjye munshakire sheri. Nta muntu ushaka umusherira. Umuntu ushaka umusheri anyandikire kuri WhatsApp. Urukundo ruraryoha, abana bararyoshye mu rukundo. Nanjye ndashaka kumenya uko urukundo rumera, ndashaka kumenya uko bimera iyo uri mu rukundo. Wowe ushaka ko dukundana, unyandikire muri comment, ushyiremo nimero. Ushyiremo nimero muri comment, ndaza kuguhamagara twibera abasheri. Niba wumva ukaba uzi gukunda neza, ko nanjye ndashaka kumenya urukundo neza nkuru nguru rw'aba ba Zoani. Barakomeje baraganira. Diane yarishimye cyane, yabwiye Zoani ati Zoani, shati nta kintu kinejeje nko kuba turi gukundana pe. Ati nubwo nyine biba byagenze kuri hakazamo twakidobya, ariko byibura triste, byibura turakundana mwana. Ati nta wundi muntu byibura se abandi bantu bagiye bakundana buriya bagiye bagira ku rwego nkuru rwacu. Nuko Zoani yambwiye ati aha byihoreresha, hari abandi bana bagiye bakundana, ntabwo ugeze umva ba Romeo na Juliet cyangwa ba Jacques na Rose. Barakundanye, barakundanye cyane imbere yacu, none we ngo ni we ngukundanye cyane. Twagarutse hano iwabo kwa Khalifa, ni mu rugo kwa Khalifa. Nuko Keria yahise abwira Khalifa ati Khalifa, aha hantu tugomba kuba twahava, n'ubundi kuba wenyine aha ngaha muri ghetto n'ubundi nibyo bintu bituma ugenda ugatekereza ibindi bintu byinshi, ukagira depression, stress, ukaba watangira gutekereza gukora ibintu bitabaho. Khalifa yaramuhakaniye. David aramubwira ati Khalifa, ibyo wigira byose ntago twagusiga hano, ugomba kuva muri ghetto. Niki wabuze? Ati niyo mpamvu ubayeho nabi. Khalifa ati njye nyamara hano niho nikundira, hano hantu niho nikundira, njye sinshaka kujya kuba mu kizu kinini ngo njye nirwa nicwa n'irungu. Ikizu kinini gitera irungu. Nuko Keria yaramubwiye ati oya tugomba kujyana. Ati gusa nyine umbabarire kuba ntarigiye mfata umwanya wo kuba nakwitaho nka mushiki wawe. Yego mba ndi busy mu kazi, ariko ndagukunda, urabizi ko turagukunda. Ni njye mushiki wawe, ni njye muryango wonyine usigaranye, njye mushiki wawe, ni njye ngenyine usigaranye. Ubwo rero ngomba kukwitaho, nta muntu nakemerera ko akwangiza. Sinzigera nemera ko hari umuntu ukomeza kuba yaguhemukira ngo be yakubabaza, akurisha umutima, akurisha agahinda. Ndifuza ko wamera neza, ukabaho neza uryoshye, ukabaho neza nk'abandi bantu, ukajya ku murongo. Ikindi abakobwa ni benshi. Kubera icyo ujya gusarira umukobwa umwe kandi igihugu gifite abakobwa benshi, isi yuzuyemo abakobwa beza, kubera icyo umukobwa umwe ajya kugusaza Khalifa? Oya tugomba kujyana, ntabwo uyu munsi nakwemerera kuguma hano. Khalifa yaramubwiye ati oya njye ndashaka kwigumira hano nkigumana n'agakobwa kanjye ndashaka kugumana nako aho handi, aho ngaho mu rugo rwanjye. Sinshaka kujya kubayo mu kizu kingana kuriya kizajya kintera irungu, ntabwo mbishaka. Nuko Keria yaramubwiye ati oya ugomba kuza, uko byagenda kose, ubitekerezeho cyangwa ntubitekerezeho, ugomba kuza mu rugo. Ntabwo nshaka ko ukomeza kuba muri ghetto. Ariko abandi bana murareba ghetto ukuntu ibingana. Ngiye twebwe n'ahangaha ghetto y'inahangaha waseka ukagagara uramutse ugereranyije n'iyi ghetto bari kuvuga ngo ni ghetto. Nuko baragiye baramubwira ati wibuke kunywa imiti yawe. Khalifa yasigaye ahangaha wenyine, atamagara agakobwa kiyo ati gakobwa kanjye, ati bimeze bite, wabibonye ko uyu munsi naraburije? Ati uri kubibona muri iyi minsi ko maze iminsi mbayeho nabi, ubuzima burambihiye. Yakabwiye ati nizere ko wamaze kurya ibiryo byinshi wahaze, aka niko kanya ko kuba wajya kuryama. Akubwira ka kagurube kiwe ngo ni agakobwa. Yakabwiye ati ndakeka amasaha yo kuryama yageze, ndumva twakigendera tukigira kuryama. Ndabizi wariye wahaze, cyeka nimba ushaka n'akayoga ngo uhereze wisindire. Khalifa ni umunyadukoryo, kariya kagurube kiwe karamunezeza cyane, niko ngo kamuba hafi. Yarakabwiye ati ubu ngubu kugeza muri aka kanya gakobwa kanjye ni wowe wenyine nsigaranye. Inshuti zose nagerageje kuba narema zagiye zintengwa, ni wowe inshuti yonyine nsigaranye yo kwizera, nta yindi nshuti. Ati inshuti ni Yesu, nawe gusa. Khalifa yarumiwe.
urukundo rwamubanye ingumi, urukundo rwamubanye ingumi. Yabwiye agakobwa kiwe ati ntari tuzakomeza twikundanire shu. Nuko twavuye aho ngaho, twavuye kwa Khalifa tugaruka aha ngaha hari inyubako barimo kutwereka, irasa naho ari kuri kaminuza. Arabari barimo kuganira aha ngaha ati wagarutse? Ni Zoani na Diane. Diane na Zoani bari barimo kuganira. Nuko Zoani yabwiye Diane ati sushonje se? Ati reka dusangire ibi byo kurya, sibyo? Ati nta kibazo. Diane yambwiye ati nta kibazo reka turye. Baratangiye bararya. Nuko ku ruhande hari abakobwa batangiye kuganira bajujura. Ati ati cya gisazi cyacu shati cya kigome cya kidayimoni ati bagiye kukirukana ngo ni cya Khalifa. Ati mwarabyumvishe ko bagiye kukirukana? Ati cyakoze amabara menshi none bagiye kukirukana shati tugiye kugikira muri iki kigo. Nuko Diane yarabyumvishe byumubana bibi. Nuko Zoani yambwiye ati ntugire ikibazo. Ati arazi kuba yajya mu nama arajya gusaba imbabazi. Ati ntugire ikibazo. Ati Khalifa arajya gusaba imbabazi. Diane yari gutekereza kuri Khalifa, yumvaga barimo kumuvuga biramubabaza cyane. Zoani yambwiye ati wikomeze kubitekerezaho cyane, ndabizi ari buze kujya gusaba imbabazi mu nama kandi baramubabarira. Umura ntago bari bumwirukane. Nuko Diane yambwiye ati Khalifa ndamuzi n'umufunga mutwe ntaho ari bujye. Nuko tugaruka hano mu nama. Khalifa yarahindutse, yaraje mu nama arangije yunamira abayobozi bose bakoresheje inama y'ikigo. Inyobozi zose zamanutse. Ako kanya Khalifa yahise akuramo fone ayishyira kuri gimbo, arangije yahise amanika gimbo. Arangije yabwiye ati banyakubahwa abayobozi b'ikigo mwese, mbanje kuba nabahereza icyubahiro ndabasuhuje. Bitewe n'amabara yose nagiye nkora, niyemeje kuba nasabira imbabazi kuri live. Ati ndaba ndi live kuri IG, kuri Instagram. Ndi live aka kanya ngiye kuba nasaba imbabazi ndi live n'abantu bose babibone, kugira ngo mwemere ko nabaye umwana mwiza nemeye kwisubira. Nuko Dini animateri yaramubwiye ati ariko umwana ati gabanye ubwo bukoryo bwawe, amabara umaze gukora ni menshi, ubugoryo ugira bubanza ubugabanye wana. Ati ni ngombwa gushyiraho na live. Nuko directeur w'ikigo vice chancellor yaramubwiye ati oya mwihorere nta kibazo. Nuko twagarutse aha ngaha, Diane na Zoani bari bakirimo gusangira. Ako kanya ku ruhande bumva abanyeshuri bari kuvuga ati mumurebe ati ari live none aha ngaha, ati ari gusaba imbabazi live. Diane yahise avuga ati reka turebe kuri phone, ati ngo hari update. Bahise bafata phone barafungura, bahita fungura data connection bajya kuri Instagram. Bahise bajya kuri Instagram bagiye kureba ibyo ari byo. Diane yahise ajya kurebaho. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri episode ya 24. Reka dusubire muri episode ya 25. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Bozi Amani. Banzu nkandire subscribe niwe ukiri mushyashya hano. Kanda like, jya muri comment ushyire mu gitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa n'ikibazo. Mwibuke gukanda subscribe kuri Apex Rwanda Recaps. Turabakunda cyane, reka dusubire muri episode ya 25. Ndabemera cyane.